ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, amahoro muri iyi nzu ya buri munsi, amahoro kubinjira bose muri iyi nzu ya buri munsi. Dutuze kwakira ifunguro riryoshye cyane Nyagasani yaduteguriye, none kuwa mbere w'icyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe, tariki 2 Kanama 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 14 umurongo wa 4 kugeza kwa 15. Abayisiraheli ubwo bari bari mu butayu batangira kwijujuta bavuga bati, ninde uzaduha inyama zo kurya? Turibuka amafi twariraga ubuntu mu Misiri, ibihaza, imyungu hamwe n'ibitunguru by'ibibabi n'iby'ibijumba. Nta na kimwe tukibona muri ibyo, none ubuzima bwacu burakendera. Nta kindi turya uretse manu. Manu yari imeze nk'urubuto rwa koriyanderi, ikerana nk'ubujeni buva mu biti. Imbaga yagaraga ijya kuyitoragura, bakayisya ku rusyo cyangwa bakayisekura, nyuma igatekwa mu nkono, igakorwamo utugati. Yaryohaga nk'umutsima bavugishije amavuta. Iyo urume rwatondaga ku ngando nijoro, ni naho manu yayigwagaho. Musa yumva imbaga yijujuta, buri muntu ari ku muryango w'ihema rye. Uhoraho biramurakaza cyane, maze Musa abwirana agahinda Uhoraho agira ati, niki gituma ugirira nabi umugaragu wawe? Niki gituma untererana ukankora umutwaro wo kuyobora iyi mbaga yose? Ni njye se wasanye inda ndababyara kugira ngo ntege kubabumbatira ku gituza, nk'uko umurezi abumbatira umwana muto, bakazarinda bajya mu gihugu wasezeranyije ba sokuruza? Nzakura hehe inyama zo guha iriya mbaga yose ihora inyijujutaho ivuga ngo duhe inyama zo kurya? Njyewe njyenyine singishoboye kwihanganira umutwaro undemereye cyangwa kuyobora iyi mbaga. Niba uzahora ungenzereza utya, ndakwinginze ngo mbabarire unyice, aho kugira ngo nkomeze kubabazwa n'ibyago byanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 80. Nyagasani Mana yacu, ngwino tumare inzara. Umuryango wanjye ntiwumvise ijwi ryanjye, kandi Isiraheli ntiyanyumvira. Nuko mbarekera ubugundire bw'umutima wabo, ngo bikururire ibyifuzo byabo. Iyaba ari ku muryango wanjye wanyumvaga, iyaba Isiraheli yagenderaga mu nzira zanjye, mu kanya gato nakubika abanzi bayo, ngacyamura ikiganza kubayirwanya. Abangu Uhoraho bagatangira kumukeza, bagahora bakangaranye ubuziraherezo. Naho umuryango wanjye nkawutungisha ingogore y'ingano, maze nkawuhaza ubuki bwo mu rutare. Nyagasani Mana yacu, ngwino tumare inzara. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 14 umurongo wa 13 kugeza kwa 21. Muri icyo gihe Yesu amaze kumva iby'urupfu rwa Yohani Batista, ajya mu bwato agana ahantu h'ubutayu hitaruye. Rubanda rubimenye ruva mu migi rumukurikira ku maguru. Amaze kwambuka abona abantu benshi, abagirira impuhwe, akiza ibimuga byabo. Bugorobye abigishwa be baramwegera bati, ahantu ntihatuwe kandi umunsi uciye ikibu. None sezerera abantu bajye mu ngo kwigurira ibyo barya. Ariko Yesu we arababwira ati, bikwirirwa bajyayo, nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Baramusubiza bati, dufite hano imigati 5 n'amafi 2 gusa. Arababwira ati, nimubinzanire hano. Amaze gutegeka ko bicaza abantu mu byatsi, afata ya migati 5 y'amafi 2, areba ku ijuru ashimira Imana. Hanyuma amanyura ya migati ayiha abigishwa be, nabo bayiha rubanda. Bose bararya barahaga. Nuko barundira hamwe ibisigaye byuzura inkangara 12. Nyamara bari bariye bari 5,000, batabariyemo abagore n'abana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kristo akuzwe iteka ryose bavandimwe. Abenshi mwariye ku bugari ndabizi, bamwe kandi nibwo bwadutunze imyaka myinshi. Umunsi umwe umubyeyi yaragiye gucumba ubugari, birumvikana hari mu gihe cy'inzara. Mu gihe rero bayarangariye kuri telefone gato, ukoresha telefone ku meza mu gikoni ukayirangariraho, ukaba wabuza n'abandi apeti. Nuko rero mu gihe arangariye kuri telefoni ari gucatinga, nuko umwana we aramureba kubera inzara nyine yari afite, akajya yumva mama we yamutereranye. Nuko ashaka kumwibutsa, akoza ukuboko kwe muri ya mazi y'amarike ngo yumve niba yahiye. Murabyumva namwe babyeyi, akaboko kahise gashya. Nuko nyine byari telefone n'ubugari, nyina ntiyabakibyibuka, ahitira mu bitaro kujya kuvuza umwana. Amazi y'amarike babyeyi ugashyira mu ikiganza. Ntuzabigerageze. Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi aradufasha kwirinda kwivumbura, kwijujuta. Uko umuntu muzima atanywa amazi y'amarike cyangwa ashyire mu kiganza cye ngo yumve ukuntu ameze, ubwo bukana bw'ayo mazi y'amarike ari gutogota, ari kubira. Twajyanye n'umuntu wese wivumbuye, warakaye, wabishe, uri gutongana, uri kwijujuta, umwegereye danger de mort, yagucamo kabiri.
uhegereye wapfa, yagutwika, yagutuka, yakotsa, yanakwica yewe. Ari nabyo byabaye mu isomo rya mbere ku Bayisiraheli, bari kwivumbura, kwijujuta, bari kwijutira Imana na Musa. Ariko igisubizo cyo mu ijujuto turagihabwa mu Ivanjiri, aho Yesu agaburira abantu barenga 5,000 bakabona ituze, bagahaga, bakanasigaza, bakanyurwa. Umuhanga yigeze kuvuga ati burya ibibazo byinshi abantu bakunze guhura nabyo akenshi bishingiye ku nda. Inda ababyeyi ngo yancuze we, arankiranye we, yanyimye we. Nuko nawe ugatangira wihimura, nibwo uzatangira kwiba, gusahura, kunyereza, kwica abandi, gutwara ibyabo byashyari babyeyi, ngo kugira ngo batagukirana. Ibyo ni ibimenyetso byo kwivumbura, kwijujuta, ingayi, ngo sinahaze we, kuba indashima. Imana ikagukorera byose, ikaguha umugati manu, ariko ugakomeza gutanyurwa, ugakomeza kwivovota. Iyi nda babyeyi iyo wagize ibyago ikagutanga imbere, igahisha umutima, kwihangana birabura, ukameka, ukagera kure, nibwo uzatangira gutongana, kwijujuta, kwivumbura. Ngibi bibaye ku Bayisiraheli mu isomo rya mbere, batondaguye inshinga yo kwivumbura, kwijujuta. Bagize bati Abayisiraheli ubwo bari bari mu butayu, batangira kwijujuta bavuga bati ninde uzaduha inyama zo kurya? Musa yumva imbaga yijujuta, buri muntu ari ku muryango w'ihema rye. Birababaje babyeyi. Uyu mwijuto w'imbaga y'Abayisiraheli uteye Musa no gucika intege, atangiye kwivumbura, kurakara. Iyaba waruzi uturemangingo kwangirika mu mutwe cyane cyane mu masegonda make yo kwivumbura ugize uburakari. Usibye Uhoraho watabara, naho ubundi Abayisiraheli bashobora kumarana byacitse pe. Nguko gutakamba k'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi ati Nyagasani Mana yacu, ngwino tumara inzara. Amen. Nyagasani koko waturekura twagwa, ntiwite ku byaha byacu, ntiwite ku kwivumbura kwacu, ahubwo wite ku mpuhwe zawe, ukomeze udutabare. Impuhwe z'Imana babyeyi. Nkuko ejo hashize ku cyumweru twabizirikanyeho, ibiribwa bya hano ku isi, za nyama, ntibishobora gutumara inyota n'inzara uko tubyifuza. N'ubundi urarya none, ejo ukongera ugasonza, kongera ugashaka icyo kurya. Rero gusonza ni ikimenyetso cy'abari ku isi. Yaba ariko twagiraga inyota y'Imana, kuko niyo nyine ishobora kuduhaza nyakuri. Abantu rero ku isi dukeneye ibintu byinshi. Ese mubyeyi, aho kuguha ibintu byinshi byakubeshaho igihe kirekire, cyangwa kugumana na nyirabyo mukabana akajya biguhaho gake gake ari ukabaho, wahitamo iki? Ibintu cyangwa nyirabyo? Bamwe nk'Abayisiraheli bati nahitamo ibyo bintu nkabihunika, abandi bati nahitamo nyirabyo. Wewe wahitamo iki mubyeyi? Bakristo bavandimwe, dufite inyota n'inzara, ariko nta wundi uzayitumara usibye Yesu. Yesu niwe uduha umugati w'ukuri, ubundi tugahaga, tukanasigaza, tukanyurwa. Twagumana na Yesu tukanezerwa. Kuba afite Yesu birampagije. Nkuko Yesu muri Ivanjiri akemuye ikibazo cy'inzara y'abari bamukurikiye. Kuko tumaze iminsi tubyumva, imbaga y'abantu bari bakurikiye Yesu, Abayahudi, akabagirira impuhwe, agatubura imigati 5 n'amafi 2, akabagaburira, bakarya bagahaga, bose bakarya bagahaga. Nuko ngo ibisigaye byuzura inkangara 12. Amen. Kurya ugasigaza mubyeyi bishushanya ikimenyetso cyo kunyurwa. Wabonye Yesu, wamubonye. Niba wamubonye, igisigaye ni ukunyurwa. Abari urangamira, ahora guhaza buri munsi. Iki kimenyetso Yesu akoze cyo kugaburira abantu imigati kiganisha ku Ukaristiya, umugati utanga ubugingo, impamba y'abagiye mu ijuru, twebwe twese abagenzi. Abakristo tugomba guhabwa, byashoboka bikaba buri munsi aho bishoboka, kugira ngo tunyurwe, twoye kujya kwijujutira Imana. Ari ibibazo duhuriye nabyo, twoye kwijujutira Imana, kuko Uhoraho aratuzi kandi aratuzirikana. Tureke kwivumbura nkuko Abayisiraheli babigenje mu butayu. Bantu rero mugira umururumba, nimurekeraho. Umururumba, umwijujuto, imyivurumbagatanyo, ibyo ni ibimenyetso bya shitani. Ni nk'amazi y'amareke twavuze haruguru, utakubeshya ngo ukozemo ikiganza cyangwa ngo somaho wumve. Gusoma ku mazi y'amareke babyeyi. Umuhanga wo muri psychologie ndetse no muri morale ati en colère il ne faut pas agir. Ngo mu gihe ubabaye muvandimwe, urakaye, ujye urinda kugira geste upoza, ujye urinda kugira icyo ukora, hato utaza gusohora umujinya wawe wose n'imbaraga zawe, ubundi ugatwika byinshi, ukangiza byinshi. Aho unyuzeho bamwe bagahitira mu bitaro, abandi bagahitira ku irimbi, kandi byaba abandi bagahitira mu buhungiro kubera kwivumbura kwawe. Wasanga nanjye tubana ambona gahunga kubera kwijujuta no kwivumbura. Umunsi umwe umugabo yigeze gusanga umugore batije umuturanyi isafuriya ndetse n'isahani, nuko umugabo ararakara cyane, arabisha, amazuru yenda gufatana n'umunwa. Ibaze nawe,
nuko wa mugabo muri uko kwivumbura afata icyemezo ko atazongera kurira na rimwe mu byatekewe muri ya safuriya cyangwa kurira kuri ya sahani umugore yatije, mu rwego rwo guca agasuzuguro k'umugore no kumwumvisha ngo kuki umugore we atinyuka agatiza isafuriya n'isahani atamugishije inama. Babyeyi ubundi se koko tutabeshye umugabo wiyubashye ahura he n'amasafuriya? Usibye gahunda ya guma mu rugo yagiye ikombesha abagabo bamwe igikoma, bamwe bakarwana n'abana gukomba isafuriya, ubundi umugabo ahura he n'isafuriya ngo umugore yatije isafuriya ukarakara ukabisha. Nuko wa mugabo akomeza kwivumbura bikomeye. Hari imvugo igira iti Rusizi ntiyambukwa, Rusizi nyine ikaba yuzuye, wibeshye ukayambuka ugahita urohama. Reka rero turebe icyakurikiyeho muri uku kwivumbura k'uwo mugabo. Ku munsi wa mbere wa mugabo yanga kuva ku izima, afata umugambi wo kujya kurira kwa nyina. Bigezeho nyina nawe aramurambirwa, aramwiyama, aramwirukana ngo najye ajya kurira iwe. Birumvikana umukazana nyirabukwe barumvikanaga. Wa mugabo nanone akomeza gutsimbara kuri cya cyemezo cye yafashe ko atazarira muri ya safuriya cyangwa rero kuri ya sahani. Ku nshuro ya kabiri noneho akazajya ajya kurira mu ikabare. Nuko bigezeho nabwo udufaranga tumushiraho twose yari afite, akajya ashaka uburyo bwose yazasaba umugore imbabazi, ariko n'ubundi agakomeza kwihagararaho bya kigabo. Noneho ku nshuro ya gatatu nabwo umugore aza guteka akaboga izina ry'inyama bamwe batavuga mu izina kubera icyubahiro bazigomba. Nuko umugore n'urukarango ruhumura aziteka neza pe. Nuko aho umugabo yari aryamye mu gitanda atangira kujugumirwa, agashaka kubyuka ariko bikanga ngo yisubireho areke kwivumbura nawe azi kurya kuri izo nyama, ariko akongera kwifata nyine bya kigabo byakibwa nako. Nuko barangije kurya kakaboga, umugore agera cyabikira umwana ibyo byari byasigaye. Nuko umugabo kubera inzara yari afite na rwa rukarango rw'inyama yahoze yumva ari mu buriri, arabyuka mu ijoro arya bya biryo by'umwana. Umugore we aramufata ariko aryumaho kurya ibiryo babikiye umwana ababyeyi kubera kwivumbura. Noneho ku nshuro ya kane umugore asigariza imbwa arapfundikira, ubwo yari nk'amagufwa buriya. Nuko wa mugabo arabyuka atangira kurya bya biryo by'imbwa. Noneho aba ari umwana we umufata, nuko yiruka abwira nyina ati mamayi papa ari kurya bya biryo bya simba. Ye baba we, kuri iyo foto mubyeyi y'umugabo uri kurya ibiryo bya simba agacakirwa n'umwana we. Babyeyi nguko unangira ukanga kuva ku izima. Babagabo mbwa baca umugani ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Uburyo bwo gusangira n'imbwa, ukanga kuva ku izima kugeza no gusangiye n'imbwa. Umugabo usangira n'imbwa kubera kwivumbura, kwivumbika. Umururumba umuromani ati erare humanum est, se tromper est humain. Nta muntu n'umwe uri ku isi utibeshya, turabanyabyaha turabanyantege nke, nta muntu udacumura. Ahubwo ikibi nk'uko mutagatifu Agusitini abigarukaho ni ugukomeza usimbarara nyine muri amafuti yawe. Agusitini wagira kandi kantu yongeraho kuri uwo mugani w'abaromani ati erare humanum est, sed perseverare diabolicum. Mwumvisemo ijambo diable, se tromper est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ako kajambo diable ni shitani nyine. Gukomeza usimbara mu mafuti nyine nibwo bushitani, ni ugukorana na sekibi. Wa mugabo we ngo kuko shitani ashobora kugukombesha igikoma, ugakomba isafuriya kandi uri umugabo, ukarya ibiryo by'umwana kandi uri umugabo, ugasangira n'imbwa kandi wari umugabo. Ariko mugabo mbwa birumvikana kwanga kuva ku izima. Umugabo mbwa bakristo bavandimwe, ngo kuko uburakari, kwivumbura, kwijujuta bitugeza ku isahani y'imbwa. Ngo umugore yatije isafuriya n'isahani tugasangira n'imbwa, kandi gusangira n'imbwa ikagusiga imbaraga sa, naho wasangira n'imfura ikagusiga ubupfura nyine, ikagusiga umugisha. Gusangira na Yezu, guhabwa Yezu Karistiya ukanyurwa umugisha. Mukristo umuvandimwe, ntugatinyuke imyigaragambyo, manifestation, kwivumbura. Nubona gurupe cyangwa itsinda ry'abantu mwakoranaga urugero bashyize hamwe ngo bagiye kwivumbura, ngo hari ababagiriye nabi, kwihorera bigatangira, gukora imyigaragambyo. Niba koko waramenye Kristo ukanamuhabwa Ukaristiya, muvandimwe uzakure mwaka w'akarenge vuba na bwangu, kuko kwijujuta, kugaya, kwivumbura, kubisha, kurakara, ibyo ni ibyo shitani akunda. Aho hantu shitani arahari, nta mukristo kuba kwa shitani. Bizarangira ugiye muri prison. Kwivumbura birangira muri prison. Nivugiraga prison y'icyaha, kwanga kuva ku izima, gukura mwaka w'akarenge hato utazasangira n'imbwa nawe. Babyeyi muteka mugategura ameza, nta muntu w'umugabo ujora ibiryo burya. Use n'ukuri ifoto y'umugabo uri kurira, uri kuboroga ngo umwana yamucuze, ngo sinahaze we. Imbere y'umwana ababyeyi burya imfuru yibonera ku meza. Nutangira kubona umuntu uri kugaya akajora ibiryo ku meza, danger de mort, uhegereye wapfa. Mu minsi mike uwo nguwo nyine azasangira n'imbwa.
bantu mutanyurwa n'ubuzima murimo nuko mumeze. Icyo ni ikimenyetso cya shitani. Utanyurwa n'ukuri, utanyurwa n'umuhamagaro wawe, utanyurwa n'ubuzima urimo, icyo ni ikimenyetso cya shitani. Yesu nyuma yo kumva aho uburakari n'umwijujuto byagejeje abayisiraheli, nyuma yo kumva ububi bwo kwivumbura biganisha kwa sekibi no kubimbwa bitabuze, kwangiza byinshi ku mubiri no kuri roho, Yesu shitani ntera kurakara, mu izina ryawe ndayirukanye. Shitani ntera kwivumbura, mu izina ryawe ndayirukanye Yesu. Ahasigaye Yesu mwiza, ndangwe n'amahoro, ndangwe n'ituze, ihumure, mere nk'amazi yahoze, amazi yaramari cyakaza guhora, aho haba hatuje. N'ikindi kandi Yesu hanagize undakaza, kuko turi ku isi turi abantu, akambabaza, noye kubika umwanda mu mutima wanjye, mu mubiri wanjye. Iyo fumbire, iyo myanda ikomeza kuboza umubiri wanjye, mbakwijugunye Yesu mwiza, mbakwipakuramo imyanda y'uburakari, ubugome, kwivumbura, kwijujuta, ububisha, maze mbe umuntu mwiza buri munsi, mbe umunyamahoro buri munsi. Yesu mwiza ndakwiringiye. Mwese Imana ibahe umugisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Mbaye basijya ko karirimbo karimbwe n'abaringi ba Paruwasi ya Nkombo, mwe mukazirikanaho buri wese agarura amahoro iwe. Akira amahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo.